yego hanyuma turaza kugaruka ku nkuru ziri kugenda zivugwa hano hanze imihanda tuze kugaruka ku mugabo umwe wagiye ubica bigacika agakorera Imana mu buryo butandukanye uwitwa Theo bose babireba cyangwa se Theo waririmbye ikigeragezo si karande si umurage si umugabane wagabanye kugira ngo ibyago bikubone cyangwa se bikugereho twaje kubonaho akora amavideo yajya acicikana kuri TikTok n'izindi mbuga avuga ngo ariko kuki mudashaka kumfasha ngo munabare mutabara ubuzima bwanjye narakoreye Imana ariko umuntu wumva ko yatanga impyiko kuri uriya mubyeyi rwose yayitanga adere waduha impyiko waduha impyiko yuriya mubyeyi y'umudamu wa Theo oya je Imana barenge nayiha umugabo wanjye cyangwa se nkayiha umuvandimwe hako Theo nawe ni isuganye cyangwa umuryango we cyangwa umuryango we cyane umuryango w'umugore yego bamukuremo impyiko biragoye ariko biragoye nge sinjya ngenda manura kandi ndayambara ndayambara cyane ndanayikunda cyane hari abantu bijya bibabaza cyane muri comment ariko ndayikunda kandi nimba nambaye umwenda nk'ukunda utari kuncumuza wewe wicumuzwa nuko nkwambaye yego witwara imitwaro y'icyaha cyane utazaza utashyigikira abantu bambara mini ugasanga abagabo benshi bari gura n'izi ngaruka mbi umuntu akaba yagira bya bintu bikomeye mu ubuse bareba iki muri bo hagiye ureba aho weretswe ugasanga bimujeho rero nagira ngo umfashe dukumira ikintu cyitwa mini oya ntago nakumira mini reka wowe nge nuncira urubanza nkabona umutima wanjye unyemeza ko nagomba kwambara mini nzayireka ariko mu gihe umutima utawincira urubanza ntago nzayireka ntago nzayireka ko ndayikunda gahunda yawe wayambara nta kintu nayambara ko nta mwenda ubaho ntambara igitenge ndacyambara mini nkayambara cyane ipantaro nkayambara n'ikanzu ndazifite ndazambara kubera iki wambara iyi myambaro ndetse ukaza kuyisangamo yose ndetse ukubonye muri minatidere ni inda yakuyeho ukubonye mu gitenge ati mbega umubyeyi mwiza ukubonye ahantu hatandukanye abantu niki wakora ngo banezeze nacyo nta kintu wakora ngo kinezeze umuntu niyo mpamvu rero ngomba kwambara umwenda nshaka cyane yego urakoze ubwo nagira ngo umfashe dukureho ikintu cyitwa mini ntago tuzikuraho nkuko wambwira ngo umuntu ashobora kwambara iyi mini cyangwa akabuci buci naryo niko bayita atari indaya oya naburaye ntago umwenda uzajyana umuntu mu ijuru ufite kuba wambaye ibitenge ufite kuba wambaye imishanana ariko ukajya muri shambure kandi tugakubitanirayo yego tugakubitanirayo niyambariye ya mini yanjye wowe ugiye he nawe ujyayo ntanajyayo rega kubera iki ntanajyayo rega none se ibintu ni ubufasha nyine wajyayo ute najyayo simbyemerewe tuvugana ariko najyayo utari indangamirwa cyane kutese ntago indangamirwa ari ijya muri shambure gusa amahoro y'Imana bene data nshuti y'umusaraba ngo ikaze wowe wakoze subscribe kuri channel yacu uyu munsi kugira ngo tubege tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kuri Zoom TV3 cyangwa se Zoom TV 3 hanyuma tuze kubana kuri channel yacu ukora subscribe nawe utarayikora nkwinginga kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho umunsi ku wundi ndetse bari mu Rwanda abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo murakoze cyane rero tubahaye ikaze abantu bari mu Rwanda abari mu majyepfo amajyaruguru ibirasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo n'abantu bari mu bihugu byose bidukikije ndavuga Burundi Kongo Tanzania Kenya na Uganda hanyuma tuze kwakira n'abantu bari mu bihugu byose by'i Burayi ndavuga bari muri diaspora mu ntara ya gatandatu bari za Amerika Canada Australia Ubwongereza Ireland Finland ndetse n'ibindi bihugu byose biherereye ku mugabane wacu w'i Burayi ndetse abantu bose badukunda Imana ibahereze umugisha kandi nawe utadukunze waba ufite shitani dukunde guhera akakanya kugira ngo tujye tubana nawe mu biganiro byacu bya buri munsi yego hanyuma twakiriye umutumirwa wacu uyu munsi hanyuma kugira ngo tuze kugenda tuganira byinshi kuri we Imana imuhereze imigisha myinshi turakwakiriye mukobwa murakoze cyane amahoro
Amahoro. Turi kumwe na Andre rero. Adeline umwari. Yego, umwari Adeline cyangwa ni Adeline, ni Adeline umwari cyangwa ni umwari Adeline. Umwari Adeline. Turakwakire cyane. Niki kintu wabwira ku bakunzi bacu ndetse tukwakira umwari Adeline kugira ngo wari umaze iminsi utaboneka, ariko nagira ngo niki kintu wateguriye abantu cyangwa se wababwira wasuhuza bwa mbere simbizi, ariko nyamukuru ndagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi bacu. Ndabasuhuje cyane kandi ndabakunda. Urabashuhuje cyane kandi urabakunda. Ndaza kukwinginga ako gakoresho cyangwa ka microphone kiyegereze cyane. Uza kugenda tubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hanyuma weekend irangiye gute? Uyu munsi ni kuwa mbere. Yego, uyu munsi ni kuwa mbere. Nekereza ko ibintu byari bimeze neza. Ku itariki 13 ndetse z'ukwezi kwa 2025 niho dukoze iki kiganiro. Hanyuma Adeline umwari, niki kintu wabwira abantu kuri iyi tariki? Weekend yari imeze gute? Weekend yari nziza, ariko atari cyane. Uvuze kubera iki kuvuze ngo wari urwaye? Byari nari ndwaje umuvandimwe. Wari urwaje umuvandimwe. Ntago rero yambereye nziza, nta byishimo nayigizemo, ariko uko bisa kose ari koroherwa, ndi gushima Imana. Yego, nimba umurwayi ari koroherwa, icyubahiro ni icy'Imana. Wizera Imana cyane cyane. Adero urakijijwe? Ndakije. Nta muntu udakizwa. Oya se buretse. Oya ntago tuza kubihuza, aravuga ngo nta muntu udakizwa ushingiye kuki. None se abantu bose babakijijwe Aderi? Wenda hari umuntu udakizwa kubwo kujya mu nsengero, ariko agakizwa kubwo kwibaha Imana ye. Yego. Hanyuma ndabona wambaye neza hagataho. Nambaye agapantaro. Uba wifunze uturinete, igisuko kizima. Sinzi umuntu uri kubikurikirana neza nkuko nabona igisuko uhagaze bimeze neza n'akajuice, ariko nko nuko kajiye icyaka amagambo abanza aboneke kuko nakunda cyane. Abantu benshi bajya bakora ibiganiro bamaze kwitamo. Kuki utitamo? Kuvuga iyo nitayemo akaji cyangwa akacyayi mu gitondo biba bibaye. Ugiye kumera nk'umwe mu bastari bavuga, nabonye cyangwa se mu bahungu bari kubica bigaciko witwa Gitafu yavuze ngo akunda kwinywera kamukaro. Kamukaro ni keza cyane. Ariko njye nkanywa uko ngakumbuye. Yego. Yaravuze muri Jade Komeza aravuga ati njyewe nkunywera kamukaro. Ati mukaru ndayikunda cyane. Yari yazanye icyo gihe mu kiganiro cyangwa mu rwenya, yazanye agateremusi rwose ari gusangira na Marisibo na Kevin. Mukari raryoha biterwa n'ibirungo wayishyizemo. Iraryoha cyane. Weekend ati nari ndwaje ariko igenda neza. Hanyuma rero ndagira ngo usuhuza abakunzi bawe. Ndabasuhuza cyane kandi ndabakunda cyane. Abankunda ndabakunda, n'abanyanga ndabakunda. Kubera iki wanga abantu bakwanga nabo bakunda? Ntago namera nkabo. Kandi Imana ivuga ngo nkunda bankunda, ubwo nayo bishatse kuvuga ko hari abo yanga. Oya, umwanze n'undi wabaye nkawe. Nuvuga ngo wowe abantu bose unabapenda. Ndabakunda. Rero turakwakiriye, tuguhaye ikaze rwose kandi wiyumvemo ikaze. Iyi mihanda se wowe uri kubibona gute? Imihanda ntakitwaye, nitwe tuyica ku bwacu. Rega buriya ntakitwaye, imihanda yicwa natwe. Mu gitondo nahoze mbona inkuru imwe y'umudamu umwe n'umugabo ngo yaramaze amezi 4 atari mu rugo rwe, ariko biza kurangira agarutse asanga undi mugabo yaje kumusigarira ku rugo. Hanyuma Aderi, kubera iki umugabo amaze amezi 4 atari mu rugo, aragiye undi umugore urumva, umugore bamubaje ati se iyo nkuru nayibonye ku Rugendo TV n'Urugendo Online na ndetse no ku Ikaze TV kwa Claude, ndetse iyo nkuru nagiye nyibonaho. None ndibaza ngo ese uyu munsi wa none nibirakwiriye ko naho ubwo umugabo yaba adahari cyangwa yaragiye wakwinjiza undi mugabo ku bagore? Kumwinjiza mu rugo rw'uwo mugabo? Yego, nyine kugira ngo nyine babikurikirane, ariko babikurikirane he muri urwo rugo rw'umugabo w'abandi. Koko ibyo bintu birakwiriye? Ni amakosa cyane cyane. Niyo yaba adahari, uburiri bwaryamyeho umugabo wawe bwubahe, ahubwo mugendemo aho abigenewe. Pastor Claude yageze aramubaza ngo ariko se wabuze n'ibihumbi 3 byakujyana mu kandi kareje yuza kamake, ariko makeya umugabo
nta makosa umubyeyi rwose yakosheje uriya mugore wo kimubona niki kintu byaguteye gutekereza ku bamama uriya mudamu ni benshi njya mbona ariko nabagira inama yo kudakora iryo kosa kuko niba umugabo wawe akiriho ukabikora akiriho uri kumukenya uri kumukenya kandi abagabo se nabo babigora abagore babakiriho ndatekereza ko abagabo babikoze muri abagabo hari ibyaha bakora nyine ukabona nta n'ikintu bibatwaye kuko ni abagabo baratubabaza ariko ni abagabo ariko umugore nk'uwo nguwo ntabwo akwiye gukora iryo kosa uragira ati abagabo baratubabaza umwari Adeline mu buzima bwawe n'iki kintu kigeze kiba mu buzima kikakubabaza ikintu cyambabaje yego mu buzima bwanjye nababajwe nuko ntigeze mbona papa wanjye nicyo kintu cyambabaje kibaho mu buzima numva bavuga ngo nsa nka we mu gahanga ibintu byinshi dusaho ariko mbabazwa nuko ntamuzi icyo cyonyine birambabaza cyane ikindi icyo nicyo kimbaza cyane ikindi reka mbe nyiretse ugiye kuvuga ngo ikindi ubaye ukizigamye reka mbe nyibitse ariko mu buzima uragira ati icyo kintu kuba nazi papa wanjye nkakura nkavuka mama wanjye akambyara bitewe n'amateka y'ubuzima twagiye tunyuramo akakaye ariko ukagira ati papa sinamumenye hanyuma uyu munsi none iyo uganiriye na bamwe mu bakobwa bafite ababyeyi ubifata ute bafite ababyeyi bose yego iteka ryose iyo numvishe umuntu papa avuga papa numva hari ikintu andusha yego numva hari ikintu andusha simvuze ko ntamufite kubwo wenda bambyaye ukundi kuntu hari ukundi kuntu oya ngewe namubuze kubera impamvu runaka kandi yabaye kuri buri umwe wese buri umwe wese arayizi icyo kintu gihora kimbabaza sinzi n'ifoto yiwe ntayo nzi icyo kintu kiguhoraho kikubabaza yego yego hanyuma mu buzima tugarutse inyuma niki kindi kintu kigeze kigusemisha mu buzima uyu munsi ukaba warigeze wishimye muri iyi minsi ndishimye cyane kuva nabaho mu mateka yanjye guhera mu kwezi kwa 4 tariki 9 nibwo nabonye ibyishimo mu buzima bwanjye yego ushatse ngo kuva wavuka utarishima hari ukuntu umuntu yishima ariko hakaba kimwe cy'ingenzi mu buzima bwawe aha reka mbanza ngucire banza usomeho utavuga ngo amagambo numva ufite amagambo meza ashobora kuza gukora ku mitima ya benshi yego uragira ati mu mateka y'ubuzima ati nibwo nishimye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 hanyuma niki kintu mu buzima gishaka kuba cyaragushimishije urumva ntago nakivugaho ni ibanga ryawe ry'umutima urumva wenda mu kwa 4 ntago abantu babishimye bose cyangwa twese ariko hari akantu kamwe kankoze ku mutima karakunezeza cyane byiza cyane hanyuma umwari Adeline cyangwa se umukobwa w'Imana cyangwa se wa Yesu hanyuma nkibaza ngo uyu munsi none ku nkuru ziba ziri kugenda zicicikana no mihanda ndetse aho turi kugenda tubona byinshi bitandukanye ndetse bamwe bantu tuba tutiteze dusanga bamwe mu bakobwa umukobwa acomokoka mu rugo iwabo akagenda amanura ijipo amanura kandi yambaye akamini ese abayoboye ko iyo jipo iri gucumuza abantu ntago aba biyobewe ariko aba ari fiyeri y'ikintu yambaye aba ari fiyeri y'umwenda kuba ari fiyeri se akagenda akimanura kandi wavugaga ko cyari fiyeri njye sinjya ngenda amanura kandi ndayambara ndayambara cyane ndanayikunda cyane hari abantu bijya bibabaza cyane muri comment ariko ndayikunda kandi nimba nambaye umwenda nk'ukunda utari kuncumuza wewe wicumuzwa nuko nkwambaye yego witwara imitwaro y'icyaha cyane utazaza utashyigikira abantu bambara mini ugasanga abagabo benshi bari guhura n'izi ngaruka mbi umuntu akaba yagira bya bintu bikomeye ubuse baba bareba iki wagiye ureba aho weretswe ugasanga bimujeho rero nagira ngo umfashe dukumire ikintu cyitwa mini oya ntago nakumira mini reka wowe ngewe nuncira urubanza nkabona umutima wanjye unyemeza ko nagomba kwambara mini
nzayireka ariko mu gihe umutima utawincira urubanza ntago nzayireka ntago nzayireka ko ndayikunda. Gahunda yawe wayambara nta kintu nayambara ko nta mwenda ubaho ntambara. Igitenge ndacyambara, mini nkayambara cyane, ipantaro nkayambara, n'ikanzu ndazifite ndazambara. Kubera iki wambara iyi myambaro ndetse ukaza kuyisangamo yose? Ndetse ukubonye muri Minatidere ni inda yakuyeho, ukubonye mu gitenge ati mbega umubyeyi mwiza, ukubonye ahantu hatandukanye, abantu niki wakora ngo banezeze? Nacyo nta kintu wakora ngo kinezeze umuntu. Niyo mpamvu rero ngomba kwambara umwenda nshaka cyane. Yego, urakoze. Ubwo nagira ngo umfashe dukureho ikintu cyitwa mini. Ntago tuzikuraho. Nkuko wambwira ngo umuntu ashobora kwambara iyi mini cyangwa kabuci. Buci naryo niko bayita. Atari indaya. Oya naburaye. Ntago umwenda uzajyana umuntu mu ijuru. Ufite kuba wambaye ibitenge, ufite kuba wambaye imishanana, ariko ukajya muri shambure. Ariko ukajya muri shambure kandi tugakubitanirayo. Yego. Tugakubitanirayo niyambariye ya mini yanjye. Wowe ugiye he? Nawe ujyayo? Ntanajyayo rega. Kubera iki? Ntanajyayo rega. None se ibintu n'ubufasha. Nyine wajyayo ute? Najyayo. Simbyemerewe tuvugana ariko najyayo. Utari indangamirwa? Cyane. Kutese ntago indangamirwa ari ijya muri shambure gusa. Kubera umugabo wawe cyangwa shere wawe wakwemera akajya muri shambure? Oya ngiye mfite umugabo ntago najyayo. Ariko namufashe namufite najya kwifasha. Bibaye ngombwa ko umugabo akubwira ati uyu munsi nago turi buze kwa turi mu rugo turasohoka kandi turarara muri shambure. Wanje se? Yego. Nabyemera cyane haba ubwisanzure. Hoya. Cyane. Adre oya nawe. Cyane. Urisanzura kurenza mu buriri bwawe. Urisanzura baba. Urisanzura ewana ukitunatuna. Ego twese. Abantu benshi baragira ati Mwaraderine asa na Miki. Kubera iki abantu bakwitiranya na Miki cyane? Sebriya turasara njya mbyumva. Ako Miki nyeka ko ngo nuko nawe ari uburasirazuba. Nuko ndari inzobe. Ariya nawe ngavuka ngo uburasirazuba ariko niko numva ariko sinzi uburasirazuba bwari bwo niba ari bw'ikibungo niba ari bwo Mutara. Nago mbizi ni bunini. Gusa ngiye ndamukunda. Sinubwa mbere mbivuze kuri kamera. Sinzi nomero ye sinzi iki ariko Miki ndamukunda. Ushaka kuzabahuza? Mva mukunda kubi. Nzabahuza. Hari umuntu wigeze kumuvugaho amuvugaho ngo gateye nabi icyo gihe kari akana nyine wabonaga ari akana kabyaye. Yego. Ariko kananutse pe. Kandi mu kunanuka kwako nabyo byari bigatwaye. Umuntu aramuserereza ngakorera amafaranga ayaha abagabo ngakayanywera ngo ntabyibuhe. Ariko ubu noneho bareba uko ameze. Rega ibyishimo yego komana yanjye. Noneho babuze icyo bavuga bahita bavuga ngo mbega uruda. Uruda nuko arya. None se arya bige. Aburetse Mwaraderine. Uvuze ukoze hasi unyibutse ibuye. Reka tugaruke ku mukobwa umwe tuzi muri sinema nyarwanda ndetse wagiye uca ibintu bigacika agakora filimi zitandukanye ndetse abantu benshi abanyarwanda bakamukunda witwa Ketchup. Uramuzi? Ndamuzi Ketchup. Hanyuma ejo bundi tuze kubona nabonye afite na shop abantu bazamugane bashaka y'amavuta hari. Ni shop y'amavuta agabanya ibinure. Amavuta imiti igabanya ibinure umubyibuho mu yandi magambo atuma babandi babyibuha bitafite umurongo babyibuha. Tinda nk'iyange ikagenda ikagabanuka. Ntabwo mbona nandi ufite wibeshya abantu badukurikiranye. Hanyuma nabonye rero uyu Ketchup abantu benshi muri comment bari kugenda bamukurikiza amagambo ndetse bamutuka. Ejo bundi yakoze ikiganiro ku Simbi TV ndetse aho yavugaga ati ntacyo wanezeza abantu ukore ngo banezeze. Mbyibushye bavugaga ko mbyibushye nabi ariko aho nananukiye baravuga ngo nabaye mubi. Ngafite urugo rubi. Afite urugo rubi, afite ibibazo, afite depression n'ibindi. Ese wowe kuba Ketchup uko ari uko yarari imbere ari uko yarari nuko ari uyu munsi ubona bamwe ati yanyweye imiti myinshi yanyweye mwinshi ari kunywa mu cyo ari gutuma byubuza ajya ku rugero rukwiriye ari imbere n'uyu munsi uwo Ketchup wari we ukuri wakundaga cyangwa se uyu munsi wa none byari byiza nibi? No kuvuga Ketchup buriya biterwa n'icyo umugabo we yakunze. We yamukunze ari munini
ariko ubu arifuza ko yajya kuri taye. Bishatse kuvuga ko kunanuka kwa ketchup bishobora kuba ari umugabo wamubwiye wenda wimusabye aramubwira ati ndashaka kugabanya ku mubyibuho cyane, kandi nawe ubwe mu kwirinda indwara zitandukanye yakinanura rwose birashoboka, ariko bitavuze ko mbere yari icyuki. Yavugisha yari mwiza pe, ari ubwa mbere n'uyu munsi sibyo, aho ibintu bimeze neza ni aho byari, aho simutera ibuye, afite urugo rwiza ndabizi, tujya tubibona. Wamenya derive uretse gato abantu baravuga ngo kubera ko yananutse ni stress z'iki z'urugo, iz'urugo baba bashatse kuvuga umugabo we. Ntago iby'umugabo bye ntago tubizi, ariko babanye neza kuko bari kubana. Ntago kunanuka ketchup yarabibabwiye ko atari impamvu y'urugo rwe, nibyo yifuzaga. Afite abana beza, biragaragara ko afite urugo rwiza, afite abana beza cyane, kandi ibyo byonyine n'ibikorwa ajya twereka mu nzu ye biratwereka ko afite urugo rwiza. Ketchup yinanuye ku bushake bwe, kandi kunanuka urumva ukuntu bamushatse angana, yageze mu rugo none harushaho. Kuba yarinanuye nta kibazo rwose, ntacyo bitwaye habe na kimwe, apfa kuba abanye n'umugabo we neza. Yego, hanyuma turaza kugaruka ku nkuru ziri kugenda zivugwa hano hanze imihanda. Tuze kugaruka ku mugabo umwe wagiye ubica bigacika agakorera Imana mu buryo butandukanye, uwitwa Theo bose babireba, cyangwa se Theo waririmbye ikigeragezo si karande, si umurage, si umugabane wagabanye kugira ngo ibyago bikubone cyangwa se bikugereho. Twaje kubonaho akora amavideo yagiye acicikana kuri TikTok n'izindi mbuga avuga ngo ariko kuki mudashaka kumfasha ngo munabare mutabara ubuzima bwanjye, narakoreye Imana, narashishikirije abantu. Twaje kubona madamu Scovia nawe yakoze ikiganiro avuga ati Minister ushinzwe ubuzima, ese nimwavuganira uyu mugabo ko yagiye akora. Baza kumubaza kimwe, baramubaza ngo mwe mu banyamakuru bakorana maze ati reka tuze kugaruka ku madini n'amatorero uyu Theo bose babireba yagiye acamo. Tuvuge ya ADEPR, yavuze Pastor Mignoni, avuga Pastor Isayi, Bishop nani umuvugizi wa ADEPR Isayi, aza kugaruka ku witwa ndetse n'abagitwaza n'abandi. Scovia aragira ati abo ngabo wihoreye gato, reka mbanze mvuge mbwira aba bantu. Theo yagiye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, nubwo yafashaga bamwe mu banyarwanda kuva mu biyobyabwenge ndetse bakava mu bidafite umumaro, ariko nawe yari yifashaga nk'umuturage w'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyacu, igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu Imana yaduhaye kugira ngo tukishimiremo. Hanyuma aragira ati kubera iki uyu nguyu uwiringiye Imana Theo bose babireba yabura ubufasha namwe? Aho Theo yavuze ati banyakubahwa koko habuze n'umuyobozi n'umwe wabona ko ndi kurira, wamufasha, wabona ko yamvugira. Namubonye nijoro maze utu video waratubonye nawe? Natubonye cyane. Yego, hanyuma ukimara kubona izi video ugatekereza Theo wanditse amateka, wavuzwe inkuru zitandukanye, Theo ukunda abagore, Theo waciye muri ibi, Theo waririmbiye Imana, ni ibintu bitandukanye. Wowe na yahe marangamutima niki kintu wabivugaho kugira ngo iki kintu? Theo nyine arababaje, ariko nkeka ko ababaje kubw'umugore we, ntago ari ubuzima nawe ararwaye kuko umugore we arwaye, ariko si uko ari urwaye, ahubwo arwaje umugore. Twarabibonye mu bitaro, umugore we ngafite ikibazo cy'impyiko ndakeka, yarananutse kandi ari umugore uzi gutambira Imana, wubaha Imana. Turabizi ko yubashye Imana, watambagiye mu bitaramo bitandukanye na Theo bose babireba, wubaha Imana. Yubashye Imana, yubaha n'umugabo we, dukurikije n'ibyo yamukoreye twabonye. Uriya mugabo rero nubwo yakoreye Imana akayinezeza, natwe akatunezeza tukishima. Ndibuka twajyaga tujya guhurura twiga za primaire, bavuga ngo Theo yaje, tukajyayo, tukagenda n'amaguru mpaka tukarara tugenda tureba Theo. Bivuze ko Imana imugirire neza rwose, yumve gusenga kwe. Uriya mubyeyi, uriya mumami wihanganye. Uretse gatoya derive, uretse muri komenti bari kuvuga ngo Theo Imana iramwanitse, Imana iramuhembye, yahemukiye umugore we, ati ni inkoni y'Imana ikugezeho. Ese birakureka abantu bavuga kandi twumvikane, abantu Theo arimo aratabaza mu gihe
umugore akiriho, twabonye uwitwa Dorimbogo ko yigeze ataka agatabaza, abantu banga kumufasha ahubwo baza kumufasha kuko yamaze gutaha. Theo arimo aratabaza umugore akiriho, yaragira ati umudamu wanjye akeneye impyiko. Ese nibaze ikibazo mu bantu b'inshuti za Theo muri ADPR matora atandukanye habuze umuntu witanga ngatanga impyiko. Ese Theo ako se we katayiwe yayimuhaye njyewe nimba nkunda umugabo wanjye kubera iki yajya gupfa ndeba namuhaye buretse umwarateri buretse nago muza nawe kubera icyo uri kuvuga ngo Theo uwiringiye Imana nafata impyiko yo yahereza umugabo ni umugore wenyine n'umukunzi we. Inama wamugira ni iyi? Inama namugira niba hari umuntu umufashije akamuha impyiko ye kandi impyiko batazihuje, hari igihe wenda zaba zidahuje. Yego biragenda. Waragira ati njyewe nagiye kwivuza nagiye kwisuzumisha sanga impyiko yanjye idahuye n'iy'umudamu. None uvuga we yaburetse ibyo bintu se niba yarabivuze ntago nabyumvishe ko yabivuze, ariko niba ndabimenye niba byahura yayitanga niwe bana bitewe n'inimo namufitiye ndakeka yanayitanga kuko amufitiye impuhwe cyane. Yego amufitiye impuhwe cyane, ariko umuntu wumva ko yatanga impyiko kuri uriya mubyeyi rwose yayitanga. Adere waduha impyiko waduha impyiko yuriya mubyeyi y'umudamu wa Theo. Oya nge Imana ibarengeye nayiha umugabo wanjye cyangwa se nkayiha umuvandimwe. Hako Theo nawe ni isuganye cyangwa umuryango we cyangwa umuryango w'umugore. Yego bamukuremo impyiko biragoye, ariko biragoye. None Scovia wavuze ati minisitiri ushinzwe uburezi cyangwa ubuzima nako ubuzima kubera iki yavuze ati mumuvugire. Urabona mu banyarwanda bose batuye iki gihugu cy'u Rwanda miliyoni zirenga 15, uravuga ko harabonekamo umuntu utanga impyiko? Biragoye. Ukemera ukajya ku gatanda bakagusunika bakakubaga bakagushiririza. Siko numvise ngo impyiko baragushiririza? Ntabwo mbizi, sinzi ukuntu babigenza. Ivuye ngo hari ukuntu bajya batsena. Ariko nkeka ko impyiko yabayikuyemo nta kibazo kindi ugira. Wabyara watera akabariro bikemera? Ku bagabo biragora. Hoyasha ku bagore se? Abagore nta kibazo ko kubagabo biragora. Oya none se niba umuntu yabyara kandi none se reka nkubwire ko umugabo arwara impyiko kwa muganga kuzirwara gusa bakagutegeka wenda kunywa amazi ko bakubuza guhura n'umugore wawe. Ariko izo mpyiko ziba zirwaye, ariko imwe bayikuyemo mu gihe nta kibazo na kimwe iragira. Ariko urumva abaganga bafite ubushobozi babyigiye ko bagukuramo impyiko bakayivanamo then igakomeza igakora yindi. Mba numva ku mugabo byaba bigoye. Ndakwinginze fata impyiko yawe uhiye Madame Theo. Oya nayo muhaye. None se mu ba YouTube Theo yahaye ibiganiro. Mu bantu Theo yahaye ibiganiro ku ma YouTube. Haburamo umuntu w'umu YouTube watanga impyiko? Yayimuha. Hako ngiye nago mbishoboye. Nukuri pe ndamukunda uriya mugore n'uriya mugabo n'umunyakibungo ndamuzi. Naganzi narakana ariko hari ukuntu twayagusura. Ni wiwanyu? Twayagusuraga yo famille hafi aho ngaho. Aho ngaho za Kibungo. Turamuzi. Genda muzi. Kwa musaza wawe? Yego. Ndamuzi nubwo nari muto ariko ndamuzi. Ndetse reka ariko ikintu nasaba kwanzura ikiganiro nicyo kintu wasaba. Imana umuntu ufite imbabazi nanjye ndazifite ariko ntabwo Adere imbabari rusengere Theo mva mbabari ufate mikoro umusengere. Theo namusengera rwose kandi mbikuye ku mutima. N'umunyabyaha zamuri sengesho. N'umunyabyaha arasenga ariko Imana ikamwumva. Mana we senga wiseka ngende mu kiganiro kandi ndi imbere y'Imana. Mana yacu, Mana igira neza, Mana y'urukundo, Mana we turi imbere yawe abanyabyaha kandi koko turi abanyabyaha ku mutima, ariko hari igihe tugusaba imbabazi twumva Mana tugirire neza utweze umutima aha nicaye. Ndagusabye ngo unyejeshe umutima wanjye weze mbone gusaba Mana weze n'umutima utunganya atanga impyiko. Mana ndamusabiye umugore wawe muzima, umugore wabona amafaranga yo kumuvuza Theo ntaka atagize kuri wowe yaragutambiye. Habura mu banyarwanda bose nubwo yakoze ibyaha, mu gihe wa Kigali abona umutanga impyiko. Nubwo yakoze ibyaha ariko Mana
turabizi ko wamubonye cyagiye kandi nta umuntu wambaye umubiri ntago yabura gukora ibyaha. Byirengagize kandi nzi neza ko urwego agezemo yaba yaragusabye imbabazi. Mugirire neza uriya mubyeyi rero yigendera ku byo umugabo yamukoreye, umukize kandi umuhe icyo ashaka cyose mu mubiri we kugira ngo umubiri we wongere gukora nk'uko wakoraga, abashe kurera aba bana twabonye mu izina rya Yesu Kristo wacu, amen. Aderusi kuzi gusenga hoya ndabizi ko hari umuntu utazi gusenga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga. Ndabizi gusenga nubwo umuntu yakubona nk'umunyabyaha akakubona ukundi, ariko hari uko ushima Imana yawe. Yego Adere, umuntu utarakora subscribe kuri Zoom 3 TV cyangwa Siri TV niki kintu wamubwira? Nambabarira nyarukireyo. Agukunde oya sinamuhatira kunkunda, ndavuga nyine we akunde ibyo ukora. Hari uwakunda ibyo mvuga, hari n'uwakunda ibyo, hari n'uwabyanga bitewe, hari n'uwankunda uko mbona. Nyamuneka munyikundire nanjye kandi ndabakunda. Amen. Akoze turagushimiye cyane mu kiganiro cyacu. Amen, murakoze.